Mwangoda kanuka promotion ye makanse makinyina kabare byamfite makabazo yo nguye mukanda kamukanse twagusimbuka ihane nawe Imana ikubabarire kasi byamfite nibyishira ko burarangira bitubwira Imana rwose irakubabarira urumva bohotse ku mutima bitubwire rwose manye ko ramberwa pasiteri ngiye kuvuga ibyana koze ubundi ni hano Zakagendana agakiza k'Imana we zakagendana agakiza k'Imana we tambira Imana wongera ugitambire tambira Imana wongera ugitambire tamba we tamba tamba tuzajya mwijuru kureba bariyo tuzajya mwijuru kureba bariyo tuzajya mwijuru kureba bariyo ni mutihana vuba muzakubitwiza kabwana muzakubitwiza kabwana ni mutihana vuba muzakubitwiza Haleluya amina bakozi b'Imana ndabasabye mucakaboye urabona ko uyu munsi dufite gukoresha imbaraga nyinshi zishoboka byatubone menshi umva twongera dushyira kandi gakorasi kamwe hari bare wabonaga ko Imana atimo bararirimba turiye ko nawo umwuka wuzura akandi kamwe ubwo rero nikaba kamwe nta kibazo tugashireho ariko icyambere cyo nuko tugomba kubereka ko nyine Imana ihari sibyo tugomba kubereka rero mureke dushyira kandi gakorasi kamwe mwese mwuzure umwuka mwese bene data ariko nta kibazo mukomeze nta kibazo batezamura kujya mu ijuru nagaruka gupfa gukandagira abajyayo bagira uko bagenda bafite uko bagenda na pasiteri afite ukagenda kujya nagaruka gupfa gukandagira abajyayo bagira uko bagenda bafite uko bagenda abajyayo bagira uko bagenda bafite uko bagenda haleluya haleluya Yesu arabakunda abantu b'Imana muvuye ngo Yesu aradukunda bwira mugenzi wawe ngo Yesu aragukunda bwira mugenzi wawe ngo Yesu aragukunda ngo Yesu arankunda vuga ngo Yesu arankunda iyo nyibutse Yesu yankuye Yesu arankunda gira uti ijambo ry'Imana rivuga ngo Rabi kuzengu wajya kwa kumutima mugenzi wawe kutera haleluya Rabeshire bwoko bwanjye aya masengesho twateguye rero Rabeshire bwoko bwanjye reka ndavuze ngo mujye muva ngo karame kuri karame Rabeshire bwoko bwanjye Rabeshire bwoko bwanjye Imana iri kumwe nawe umwuka utangiye kubafata ayo uyu munsi twayariye akinya umwuka wacu
Haleluya, haleluya. Haleluya bene data. Ndagira ngo dufate igitabo cyera dusomera abakristo bacu ijambo ryera uko ryateguwe. Tugiye kubasomera ijambo abakomotse kuri Aroni bose. Haleluya. Umuryango wa Kehati. Amina. Nibo babanje guhabwa aho batura kuko ari bo ubufindo bwafashe. Haleluya, haleluya. Mwabyumvise mwezi imitima yanyu, mwezi imitima yanyu. Haleluya, mwezi imitima yanyu. Mwakira ijambo ry'Imana, mwakira ijambo ry'Imana. Ubu rero ndagira ngo mbamenyeshe ko turi mu gihe cyo gusoza umwaka. Turagira ngo hatagira umuntu usoza umwaka afite ibyaha ku mutima we, ibicumuro, aremerewe. Turagira ngo impamvu twateguye amasengesho buri wese ibimuremereye abishyire hano hasi tubisengere. N'ufite ituro ryo gushima, ariko birumvikana ko ntabwo umwaka warangira udafite ituro ryo gushima. Ndagira ngo buri muntu wese avuge ibimuremereye, ibyo yagiye akora kugira tubisengere. Umuntu atazarangiza umwaka ari ikivume, ari ikivume. Haleluya. Ntabwo dushaka kubivume. Haleluya. Tugomba kwiza ijambo ry'Uwiteka kuko Uwiteka Imana yadukuye ahakomeye. Korera Uwiteka Imana yagukuye mu nzu y'imbohe. Haleluya. Reka duhere ku murongo. Ibuka cyaje Imana igukora ku muhanda wa mukobwa we. Ibuka cyaje. Haleluya. Amina. Nta kitakora. Amen. Bate reka buri wese avuga icyo ashima n'icyo anenga, avuge n'ikibazo afite kugira ngo tubasengere basoze umwaka amahoro, banatangira undi amahoro. Twahera kuri mushiki wacu. Haleluya. 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 Amina. 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 Basi ndashaka kwihana icyaha cyo kuba naraye nsambanya. Ahubwo icyo ntabwo ari ikibazo cyo kurara nsambanya, ahubwo nuko hari indwara nyinshi ngenda mbanduza nk'imitezi, imburugu. Kandi ntabwo ari buri wese, ntabwo ari umwe ngenda nsamurana ni benshi. Basi mwamfasha mukansengera nkakizwa. Haleluya. Amina. Birakemuka. Twabigukorera tujye birakemuka. Imbere y'Imana nta kidashoboka. Imbere y'Imana nta kidashoboka. Vuga ngo imbere y'Imana birashoboka. Imbere y'Imana birashoboka. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Reka tujye no kuri mushiki wacu wundi. Haleluya. Amina. Pasiteri rero ibyaha mfite nashaka ko munsengera. Ntwara abagabo b'abandi. Icyo ni icyaha umutima wari unshinze. Ibyo birakemuka rwose. Ibyo birakemuka rwose, nawe uzagira uwawe. Nkashuka n'abana ngo abana batoya ngo nibasambane ngo bazajya babona amafaranga. Nakuyemo n'inda. Ibyo byaha byose mvuze bihora bingaruka ku mutima. Kandi nimba hari n'ikindi cyaha nibagiwe. Ako nshaka ko munsengera ibyo byaha byose bikaza kungaruka ku mutima mpamyicuza. Imana irakubabarira rwose. Vuga ngo imbere y'Imana birashoboka. Imbere y'Imana birashoboka. Haleluya. Amen. Reka tujye kuri musaza wacu nawe tubwire ibyaha afite ko tumusengere. Haleluya pastor. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya pastor. Amina. Haleluya. Amina. Neza pastor. Nakunda kano promotion. Yema kanse makinyina kabare byamfite mukabaza yo nguye mukandaka Ntabwo twagusimbuka. Ihane Ihane nawe Imana ikubabarire. pastor byamfite nibyishirago birarangira. Bitubwira Imana rwose irakubabarira, urumva bohotse ku mutima, bitubwire rwose. Manye kuramberwa. Pastor ngiye kuvuga ibyana koze ubundi ni hano. Semya. Tubwire rwose. Iyo cyambere. Mukunde kunkubaze. N'umusinzi ruharwanda ngwakakaba. Murumva nkinde. Nkinde ngwana n'amatara. Nkinde ndanasambana. Rukumva ariko mbere yo gusambana. Ibikubwe wese muri aka karere. Nababasa. Buriya nawe uze ko ngutendeka urabize. Bose ndabatendeka kandi abonendeka bose niko tujyamana. Urumva. None aje no kwa muganga ngabambwira ko mfite ikibazo cy'umuganda. Pasi dikini ikibazo cy'imbangamira cyane. Ni ikibazo kwiba, ikibazo cy'ubujura. Niba kakava kandi maze kuya ingoma 233 na namwe bari bamfata. Nabo nago nzi kundi ngo ubuzima rakoze kubetwa wibye. Pasiteri rero nagera mu nsengere neza cyane. Izindi kintu mu nsengera pasiteri. Ikintu cy'ibita gutukana nukana imbuzi ngatukana ingurube tuti nyinshi cyane bedeje Imana icubaye.
ariko uyu munsi naje imbere yanyu kugira ngo nyine munsengere nyine nyizwe byane hano rero wenda cyacu ubujura cyo ntabwo kiri hejuru cyane ndi hano cyacu ubusambanyi no gutendeka abakobwa ikindi ni hano ni ukunywa itabi wenda nyine twazide kunywa inzoga ntabwo icyaka cyanyisha n'abanje kukimenamo sibyo ariko nacyo kivivutse byaba ari sawa ikindi n'umara byose ndaza kubimana ubundi no gukinywa nkatinya no kubatizwa ku buryo Imana izanyakira nimaze n'izindi furaje ni tayari nanjye nkajya mu bamarayika bagatuma ubutanga abamarayika nka batatu baje bakurinda muhungu wanjye nibyo ngibyo basite nibyo rwose pe haleluya amen ibibazo byawe byose birakemuka marayika vuga ko nawe uri umumarayika nawe uri umumarayika ni umumarayika ni umumarayika kandi ukomeye imbere y'Imana birashoboka ongera ngo imbere y'Imana birashoboka haleluya amen reka tujye kuri mushiki wacu nawe atubwire Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Ngiye rwose pastor ikibazo mfite ntwara abagabo babandi ni cyane numva gikomeye kandi ikindi kibazo ngiye niyo umugore agerageje kunyitambika ndamwica da ntago ari cyo cyaha urumva ntago cyaha cy'ubusambanyi cyonyine mfite ikindi kibazo mfite Shubu none byo ndahera bivuga ko Imana ntazambabarira kweri ikindi kibazo mfite maze gukuramo inda inshuro 5 nicira abana cyo ni kibazo gikomeye cyane ikindi kandi inzoga nyinshi cyane ku rwego rukabije bya mfite ni byinshi gusa ari byo nibyo nibagiwe Imana ibimbabarire mu ndabinyuze musabera Imana imbabazi Imana yakubabarira kubera ibyaha byawe byose vuga ngo amina amina vuga ngo Yesu aradukiza haleluya amina tugiye kuririmba akaririmbo katwinjiza mu gutura neza mwese muturi ibyo mufite mubishyira aha ngaha murababarirwa ibyaha byanyu byose kugira ndirimba musubiremo n'impano ndayisega aha ngaha amaturu witeka kimwe mu 10 mu byo wungutse ibyo wahinze n'ibyo wasaruye mubizana Imana ibaha umugisha muture amahoro witeka kimwe mu 10 mu byo wungutse ibyo wahinze n'ibyo wasaruye mubizana Imana ibaha umugisha haleluya amina ni mubizana Imana ibaha umugisha rero amaturo agasegera ndizura turamukariye hano nahanga rwose ntabwo tujya kure ntabwo tujya kure rwose amaturo ko baturamo agasegera buri muntu wese amaturo yashyire hano mushireho rwose amaturo byemreke mbabwire past ikintu kimwe ni mu nsengera sinyizwe urakizwa uzazanya wewe ugira ikibazo icya mbere nuko ibibazo byabo bikemuka subona ubudayabaho n'inzara ihari shiraho humura wowe ariko n'intokizwa urakira rwose umukecuru yatuye duke yari afite urakizwa umukecuru yatuye duke yari afite Imana yaramukubiye ikibazo cy'inzara gihari wewe urikitaho ushobora gutura amafaranga make wagenda ugasanga Imana yagushyiriyeho fuso y'umuceri wawe mu rugo jibabwira rwose pase ninabibona uravuga ngo nakuzajya kujya navuye mu burayi oya rwose humura byose Imana biguha kambasomera ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rirabarema mu mutima ni muri Zaburi y'108 umurongo wa 14 haranditse ngo muteze amatwi Imana niyo izaturwanirira dutsinda ababisha bacu bose niyo izabanyuka Imana niyo izaturwanirira dutsinda ababisha bacu nizabanyukanyuka izabanyukanyuka amen vuga cyane ngo Imana izabanyuka haleluya izabanyukanyuka izabanyukanyuka
mbase urabona uriya mukobwa yicaye hariya ku ruhande iriya telefone afite ntabwo twayiburamo nk'ibihumbi kandebe nakomeje kukireba nsanga kihamagara uzi ko numvaga ari butange mituro cyaki telefone tushashira akantu ahubwo umva se umva nyine reka tumubwire ko ari yimutera kujya mu busambanyi irimo ibizira Ago karayiduha arayiduha agomba kuyiduha Haleluya 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 mwabana muvuge ngo Yesu aradukiza ndagira ngo mbabwire ko muri mwebwe harimo umuntu ugifite ibintu bizira akaba ari byo bituma akora imirimo mibi yangwa n'Uwiteka Imana. Amina. Mugomba kwiyambura ibizira. Mukiyambura ibizira. Mukiyambura ibizira. Ndabona iyo telefone ufite. Yavugaga ngo iyo telefone ufite mu byo mufite byose. Kimwe mwa 10 n'ibyo mwahinze byose, n'ibyo mwakuye ku masoko byose mubizane. Ndagira ngo mubwire ko byose ni mubizane. Ndagira ngo mubwire ko iyo telefone ufite. Iyo telefone ufite niyo guteza inyatsi, guteza inyatsi, niyo guteza inyatsi, niba ushaka gukira yitange, yitange. Haleluya. Amina. Ako mwibuka muze ko basimukadi zanye n'ibisozana. Nazo nizo zigutera ibizira byose. Murasitwika se. Simukadi wabona ziriho amafaranga utazi mu. N'ubundi abitsa kuri konti y'uko kuri zabiri byo muri bya mobile mobile money. Abitsa. Haleluya. Amina. Simukadi nazo ziri mu bizira. Imana izagwizindi. Vuga ngo Imana izagwizindi. Vuga ngo Imana irangiza. Izagwizindi. Vuga ngo Imana irangiza muko. Izagwizindi. Izagwizindi. Pastor, ndagira ngo rero usengera abashiki bacu. Ubasengere kugira ngo basoze umwaka amahoro banatangira undi amahoro. Nze pastor ngenda sengerwa nande? Nari mvuze ko ari abakobwa bagiye gusengera. Nta kibazo pastor arasengera abakobwa. Nanjye ndagusengera. Uba wasengera ndumwe. Ndagusengera nta kibazo rwose. Ndakizwa kabisa. Ndakizwa kabaye. Gusa ariko we kugira ngo ibyaha byawe bikira neza. Nuko ugomba kugura nk'ihene yose. Mugaye Imana. Nisi Imana ngenda abakozi b'Imana bakarya bagahaga kugira bakoresha umwuka ufatika. Haleluya. Abapasiteri muri abakozi b'Imana. Turakozi b'Imana. Mwebwe muri abapasiteri nako muri abakozi b'Imana. Twasizwe amavuta y'Uwiteka Imana. Nisi polisi abakozi b'Imana z'abamarayika. Abamarayika bara n'abasirikare twaratoranyijwe mu bandi. Mwaratoranyijwe kubwiriza abantu ubutumwa. Haleluya. None murantoranya rero ntuza kujya. Nawe togutoranya wabwiriza abantu ubutumwa mu izina rya Yesu. Bazi ndakizwe kabaye rero. Amaye ngane. Hande nagakunze. uraho ku ruhande mfase nkubwire kandi mwuzanye mu kazi vuba utangiye uburaya neza ubwo reka niba wamukunze rero reka nkubwire ntago wabimubaza aka kanya turi hano Irari gange se sorize. irari ryawe rigabanyire aka kanya turi mu kazi turi gusengera abantu rero ariko mfanye Haleluya. ariko turacyari mu mwuka sibyo umubazi ko nyine turi kuvuga n'iby'Imana iri kutubwira sibyo ariko nyine kanafite inuza nziza nanjye nashize bura nuko nabyirengagije Gihorere ngewe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Gari mureke basengera tubasengera ibyaha byanyu byose murataha mwejwe ku mutima. mureke dusenge. Data wa twese uri mu ijuru Mana wavuze ko bitegetse biraba reka ufashe buri wese uri hano utambika umanuka uzamuka umugenda imbere akugenda inyuma Mana buri muntu wese ufite ibyaha byamunaniye kandi ukomeza kwigira nabi umunyuze kanyafu utababarira Mana reka ufashe aba bene data bagenda amahoro bagera mu rugo amahoro tuzasubire duhurira mu bwami bwawe kandi uzigira nabi akanga kumvira ikibwirizwa cyawe azajya ikuzimu nakabuzwa azakubitwiye akabwana ndagira ngo rero buri muntu wese uri hano ntabwo mwifuriza gukubitwiye akabwana ndifuza ko twese twazahurira mu bwami bw'Imana tukagera amahoro mu izina rya Yesu. Amen. Amen bene data. Reka ndumva isengesho ryacu rishoje ndumva buri wese yasezera mugenzi wamubwira ko Imana imukunda
kandi twese turi hano Imana iradukunda. Haleluya. muzagaruka muvuga ibitangaza Imana iragukunda mwene data. Imana iragukunda Imana iragukunda mwene data. Imana iragukunda mwene data. Imana iragukunda kandi n'ubutaha muzagaruke ubutaha muzagaruke mu bamarayika rero dore ukuntu biri bugende ugenda ukaza amasengesho iwawe mu rugo abamarayika nibwo baraza bakujyane kugira abamarayika bakujyane utanga amaturo menshi humura ntabwo tugusize natwe turacyari hano urasanga umumarayika iwawe agutegereje nuko urabona rero ukuntu bimeze impamvu umumarayika atari hano ngo agutwaye inzu yawe yisize ari ahepfo wagera mu ijuru ukaba hanze ariko bari abantu rwose babona afite amafaranga ahubwo uyu munsi noneho akabyeri karaboneka neza bareka mu bwiza ukuri karaboneka nanjye uyu munsi ndasinda ariko abantu ni ibigoryi ubu se ko nicukurira agatuwarete babona ko ndi pasiteri ziyorere ngenda irobera agapira ku cyambu ariko reka mubwire baravuga ngo nubura ubwenge Imana izakureka rwose akira rwose ariko reka mubwire uyu munsi rwose byagenze neza reka twigendere tujye kwiruhukira